twongeye kubasuhuza bakunzi ba Dr Senga TV nk'ibisanzwe, twongeye kubaramutsa mwe mudahwema gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ya Dr Senga TV. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe kuri YouTube Dr Senga TV kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu duhora dukora. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga za mu gihugu cy'u Rwanda nk'uyu mugoroba, ku makuru ari kuvuga uburyo ki Dr Murangira Bitsel umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru yatangaje avuga ko bimwe mu bintu twari dukunze gukoresha cyangwa se mu ndimi twari dusanzwe dukoresha mu kubaha abantu badukoresha cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye, yaje gusobanura ko avuga ko zimwe mu ndimi dukunda gukoresha twita abantu badukoresha cyangwa se abantu twubashye twahaye icyubahiro ko ari imvugo nyandagazi, ari imvugo ishobora kuba yagufungisha cyangwa se yakugwisha mu cyaha runaka ukaba wakatirwa. Bimwe mu bintu byatunguye abantu, byatangaje abantu kuri social media nyarwanda, cyane ko yaba abakozi cyane cyane byabatunguye cyane ko ari mu bantu ba mbere bari kwirwa basharingana aka kantu kasohowe n'uyu muvugizi wa RIB, cyane ko kugira dusesengura iyi nkuru, wowe utarakoze subscribe kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu tuba dukora, kora subscribe, kore like, share and comment kugira ngo tuzamuke n'abandi bose batubone bajye bakurikirana ibiganiro byacu, kuko ni support tubasaba, turabakunda. Umuvugizi wa RIB ku gicamunsi nibwo yaje gutangaza avuga ko amwe mu magambo dukunda gukoresha twita aba boss bacu cyangwa se ngo abamabuja ari icyaha nyandagazi, ari icyaha kibi cyane. Gusa abantu benshi cyane ntabwo twari tubizi, bitewe n'uburyo buri wese yaba umuntu ukuruta yaba umuntu uruta, bitewe n'ubushobozi bwe, wamubwiraga ko ushobora kumubwira meze bite boss wanjye, meze bite mabuja wanjye. Gusa Murangira Bitsel yaje gutangaza ko ibyo ari bigize icyaha. Muri make, mu bintu byari bitangaje uburyo cy'umuntu ashobora kuba yakwita boss ukaba wemerewe kuba wajya kumurega muri RIB bakaba bamuhana, cyangwa se akaba yakwita manyokobuja ukaba bamuta muri yombi. Bimwe mu bintu byakomeje guteza impagarara hano kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, cyane TikTok, Instagram ndetse Facebook na YouTube. Abanyamakuru bacitse urondogoro bari kwandika bibaza, ese mu bintu abantu bubaha nimba izina boss cyangwa se mabuja ari icyaha, ni ikihe kintu ushobora gukoresha cyangwa se guhamagara umuntu ugukoresha mu izina ry'icyubahiro? Aho uzasanga abantu benshi cyane bagiye batandukanye batinya guhamagara ba boss babo mu mazina yabo cyangwa se mu mazina y'abana babo, cyane ko akenshi abantu badukoresha cyangwa se abakoresha n'abandi. Ushobora guhura na boss wawe ariko utazi ngo afite abana cyangwa se nta bana afite. Ushobora guhura na boss wawe uzi ngo afite abana ariko ntumenye amazina y'abo bana. Mu by'ukuri ni ibintu byakomeje guteza impagarara hano kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko nawe ubwawe ukimara kubyumva urumva ari ibintu bitangaje, abandi bakavuga ati Dr Murangira Bitsel yaje muri social media, kuva yaza muri social media nyarwanda ibintu byinshi cyane byarahindutse. Abandi bakavuga bati kuva Dr Murangira Bitsel yaza muri social media nyarwanda, ku mutekano w'igihugu, ku mutekano w'abaturage, ku mutekano wa muntu, bakavuga ko cyane cyane yiganje mu bahanzi bakora indirimbo zidafite
zidafite injyana cyangwa se zidafite ibyo zigisha, ahubwo ari ugusebya umuntu cyangwa se ikindi kintu, gutesha agaciro ikintu cyangwa se mu bintu bigize icyaha. Akaba aribyo byatumye umuziki wacu mu gihugu cy'u Rwanda usubira hasi, abarundi bakaba baratugiye hejuru, kandi mu gihe cyashize twarahoze tubari hejuru. Ariko gusa igihe yaziye Dr. B Murangira, kuva yaza ibintu byarahindutse, kubera ko umuntu wese asigaye akora indirimbo akagira ubwoba bwo kuba yayisohora bitewe n'amategeko agongana n'abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko usanga hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bintu dukunda cyane cyangwa se dukunda gukurikirana cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikintu cya mbere cyo dufite interinete iguruka, tugira interineti igenda iri hejuru, ariko kwibyaza umusaruro byoroshye ni ibintu bigoye cyane. Hahandi ushobora gukora ikintu wisekera cyangwa se ugira ute, ugasanga nyine wisogongana n'amategeko. Gusa ibyo ngibyo byo kugumana n'amategeko byo nta kibazo pe, nta kibazo, kandi umuntu wese yaba umunyarwanda yaba iki aba agomba kubahiriza amategeko. Ari nacyo kintu nyine bahora badushishikariza abakuru bacu cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye, kuvuga ikinyarwanda cyumvikana, gukora ikintu cyumvikana, gukora ikintu cyabandebereho, gukora ikintu abantu bose bashobora kuba bakumva, bakureba, bakaba bagira icyo bakwigiraho. Apana kwandagaza kanaka, kwandagaza jyewe, icyo gihe uzaba uri kugongana n'amategeko ya mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa tutarajya kure muri ibyo bintu, Dr. Murangira Bitseri yatangaje nimugoroba avuga ko kwita boss wawe ngo ni boss ni icyaha gihanwa n'amategeko. Kwita mabuja wawe ngo ni mabuja cyangwa ukamuhamagara mu izina ngo mabuja wanjye ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Ukibaza nimba ufite boss utinya. Byonyine hari n'abantu usanga batinya kuba bahura na boss wabo, cyangwa se kuba bamuhamagara bati boss. Kumuhamagara ko gusa byonyine ugasanga ni ibintu bigoye cyane, ukabona byakujennye, wagize isoni, wagize ute. Ariko ibaze se, nimba boss rigiye kuvaho, mabuja rikaba rigiye kuvaho, nimba boss wawe yitwa Karori, uzajya umuhamagara ni Karori, we Karori, uzajya umuhamagara Karori. Nimba yitwa Manudi, uzajya uhamagara boss ngo ni Manudi. Ese nimba yitwa Semuhanuka, uzajya umuhamagara ngo we Semuhanuka. Izina mabuja rivuyeho, ryavuye. Kwita mabuja wawe cyangwa se umuntu ugukoresha ngo ni mabuja ryavuyeho. Kwita boss wawe ngo boss wanjye cyangwa se ngiki ryavuyeho. Nimba yitwa Manudi, jya uhamagara Manudi. Nimba yitwa Semuhanuka, jya uhamagara Semuhanuka. Nimba yitwa Karori, ni Karori, Karorizo. Jya uhamagara Karori, jya umuhamagara umubwira ati we Karori, ibi ni byashize. Nimba yitwa Emmanuel, ni Emmanuel. Uko azaba yitwa kose, izina ntuzatinye, upfa kuba ari izina yiswe n'ababyeyi. Ubwo nyine babahaye rugari, nimwe mwatinyaga guhamagara ababosi banyu, wati nimuhamagara bosi, ugasanga ahita bibona ukundi, abati kiriya cyane kiri kunyubaha. Ariko ubu ngubu babahaye rugari. Kwita bosi ni izina ryavuyeho, n'amabuja ryavuyeho. Mwibutsa gukora subscribe wowe ukurikirana Dr. Singa TV. Nimba uzi ko ukurikirana Dr. Singa TV ukaba utarakora subscribe, menya ngo waratakaye. Kora subscribe, kore like, share ku mbuga nkoranyambaga zacu, twitwa Dr. Singa TV, kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu. I love you fam.